mwese mudahwema gukurikira mu by'ukuri imiyoboro yacu ni Mupenda Joel, ariko kandi birumvikana hari na Blue YTME TV. Blue YTME TV. Hanyuma ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye akaba ari Emmanuel. Bimeze bite, weekend ni sawa? Ni amahoro, ni amahoro. Uyu mwaka wa 2026 turabubona ute? Uyu mwaka rero ndabona abantu bagenda bacanganyukirwa ukuntu kandi aribwo mwaka ugitangira. Baracanganyukirwa ukuntu ukabona abantu ahubwo bafite ibindi bintu biri mu mitwe yabo byinshi ku buryo usanga mbese umuntu hari ibindi bintu ari kwitekereza kandi mu by'ukuri ari umwaka mushyashya. Niba ari ukubera ibibazo bisigaye byarabaye byinshi muri iyi si ya Nyagasani, uzabona none se ushatse kuvuga ko nawo ushaka kutazaba mwiza uyu mwaka. Ntacyo nawushinja kubera ko turacyari mu ntangiro, ariko ibyo mba ndi kubona biramutse bikomeje gutya ndakubwiza ukuri byazagera mu kwa gatatu, mu kwa kane, mbese muri pasika ku bakristo gatolika byazagera ibintu ari ibindi. Reka wenda two gutinda, ahubwo mu by'ukuri twinjire ku makuru akomeje kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru ivuga yuko birumvikana abo muri AFC M23 bamaze gukora icyo bita gusohoka mu buryo bwa burundu, completely basohotse mu buryo bwa burundu mu mujyi wa Uvira. Uvira ikomeje kugenda iba Uvira. Uvira urabona ibintu irimo iragenda ikora. Nabibonye nanjye Wazarendo rwose bidoga, reka sinakubwira, bavuza amafirimbi, barasa, babyina, bagira bati Uvira turayifashe, turayisubije, liberation kuri twebwe cyangwa se no ku bacu. Ariko none ibyo nabonye byagiye biberayo nagahomba mu tugiye kuba tugarukaho mu kanya. Izi wenda ni incamake, barimo barasahura, barimo barajya hejuru y'insengero, ukabona barimo baramanura amapano soreye, ibiki ni byinshi cyane. Ibyo nagiye mbona nagahomba mu hano muri Uvira nyuma yuko izasarambwe zimaze kuvamo zikawushikiriza abangaba coalition ya FARDC. Ubundi ku munsi w'ejo nibwo mu by'ukuri abantu bo muri AFC 23 bavuze bati turimo gusohoka. Ndibuka ko hari video yagaragayemo umuvugizi wabo mu bya gisirikare cyangwa se ni muri politike, yitwa Lawrence Kanyuka, avuga ati twebwe turahasohotse kandi iki ni icyiciro cya kabiri. Ati burya mwabonaga dusohoka mu ijoro cyari icyiciro cya mbere, iki ni icya kabiri cyari kikirimo, tuhasigiye umuryango mpuzamahanga. Ariko mu by'ukuri biragaragara ko ntabwo bahasigiye umuryango mpuzamahanga, ahubwo basigiye coalition ya Kinshasa yose. Nkuko bitewe n'ibyagiye bigaragara uyu munsi, Wazarendo, FDNB nabo bariya basirikari bandi. Ikintu nshaka kumenya, ese muri AFC M23 mbere yuko basohokamo hano babanje guhungisha abanyamulenge ndetse wenda n'abandi bantu bo mu yandi moko ariko bishimiye cyangwa se bakoranaga nabo? Wapi, urebye ni nkaho bitabizi neza. Impamvu nkubwira gutya, mu byo nabonye bavuga ko ngo hari kuba ihohoterwa ku banyamurenge, batangiye kwicwa no gusahurwa ibyabo, mbese hari akavuyo gateye ubwoba. Kandi ibyo byose bikaba biri gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyabarenge cyangwa se bano bavuga ikinyarwanda. Bivuze ngo rero M23 ijya kuva muri uyu mujyi wa Uvira ntabwo yigeze ivana cyangwa se ihungisha abo bari mu murongo umwe, cyangwa se abo navuga cyangwa bahigwaga cyane abanyamulenge batuye muri Uvira bahigwaga cyane, babarekeyemo. Bo baravuga bati kubera ko tubashikirije UN niyo kandi idahari, juste surashikiriza abantu idahari. Hari umuntu wo muri UN wigeze ubona nyine mu mategeko cyangwa se wenda mu masezerano ya Washington na Doha, ikiriho cyo nuko UN ariyo yagakwiye kuba ifite mu biganza aba baturage b'abanyamurenge hari muri Uvira. Ariko siko biri, siko twabibonye. Ahubwo twagiye tubona Wazarendo, izo zakatanyama nk'uko ukunda kubivuga n'iki nibo bagize gutya, ahubwo batangiye kwidoga na FARDC na FDNB nibo bari kwidoga ko rwose uyu mujyi ngo bawigaruriye, ngo liberation kuri bo, liberation ku baturage, iki nuko. Ariko nk'uko amashusho ari gukomeza kugenda bigaragaza, ngira ngo
bari gukora ibikorwa twavuga ko ari ibikorwa by'ubunyamaswa. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo wagiye mu biro by'umuntu ukuremo ameza akoresha mu biro bye. Nta kuntu wambwira ngo wagiye muri depo ukuyemo amakese y'iki byose y'iki nta kuntu wambwira ngo wagiye ku rusengero, kandi ziriya nsengero ni iz'abanyamurenge nk'uko nagiye mbibona. Nibyo ntendaga kuvuga nti birumvikana nyuma y'uko izi ntare zisohotse muri Uvira, hagaragaye ikintu gikomeye cyane. Hagaragaye ko barimo gusahura by'umwihariko inyubako za leta, bagasahura ibikoresho n'ibiki byose, ariko nanone hatatswe ni cyane cyane n'abanyamurenge aho bavuga bati mwebwe muri abanyarwanda. Numvaga mu basahura bavuga bati izo nzu z'abanyarwanda ntimusigemo na kamwe, mukubite, musenyagure, mushwanyaguze, musige nta buye rigeretse ku rindi. Ni inzu z'abanyarwanda ntabwo ari iz'abanyekongo. Iyo bavuze umunyarwanda baba bashaka kuvuga abo muri buriya bwoko. Yego nayo uri kumva na n'igisaha urumva ko bagikomeje wamujyo. Hari abantu barimo kuvuga yuko rero kuba AFC 23 isohotse muri Uvira idategereje nibura yuko ibisikana n'ingabo ziri netre, bati nerere ikomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane. Wowe urabyumva uti? Njyewe ukuntu ndi kubyumva rero, nubwo bwose bavuga ko uyu mujyi bawusigiye UN, ariko mu by'ukuri nk'uko nabivugaga ibyo twari tuzi cyangwa se ibyatangajwe si byo twabonye. Ikiriho cyo ni uko aba baturage bari mu kaga gakomeye cyane, kuko n'ubundi ubuzima bwabo bwongeye busubira nka mbere uyu mujyi wa Uvira utarabohorwa ngo ujye mu maboko ya 23. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, ariko ikiriho cyo ndabizi neza ko izasarambwe nazo ntabwo ari abana, nta nubwo banakina nk'uko bakunda kubivuga. Ndabizi neza ko nyuma y'ibi byose biri kuba, nyuma y'imisi nk'ibiri cyangwa nk'itatu, uraza kumva ibintu biri buze kuba. Barahita batangaza ko n'ubundi bongeye gusubirana uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko bawushize mu maboko ya UN ikaba ari ntacyo yigeze ikora. Njyewe niko ndi kubibona. Baraza kuwugarukamo, baza barwana, baza batuje, bakongera bakawushikirizwa nk'uko nabo bawutanze mu mahoro. Ariko ikiriho cyo ni uko bari buze kongera kuwugarukamo, kuko ibintu ndabizi ntabwo izasarambwe zakomeza kubyihanganira turi kubona hano muri Uvira. Ni ukuvuga ngo twaragiye tunabibona no mu bihe byashize, aho bagiye basohoka mu bice bigiye bitandukanye, nabwo abo kuri Coalition ya Kinshasa bagaserebura, ariko habaye hari abari buze kubipfiramo, byaba ari ibintu bibabaje mu by'ukuri. Ntabwo waba ari umukino mwiza mu by'ukuri, ariko ubwo nta kundi. Hanyuma ikindi kintu tugira ngo tugarukeho kugeza kuri ubu ngubu, nuko hari bamwe mu basesenguzi bavuze ese iki kintu bagitewe n'iki mu by'ukuri, kuba bagize gute bamaze kuba basubira inyuma. Hari uwitwa Dr Dash akunda cyane nawe gutangaza amakuru cyangwa se gutanga ubusesenguzi ku bikomeje kuba. Yavuze ati baraburiwe, mwabonye uburyo AFC M23 yatamaje leta ya Kinshasa. Hari amakuru y'ibanga AFC M23 yabonye avuye muri Togo, ubwo Tshisekedi yagiriragayo uruzinduko. Uyu mugabo amaze iminsi ari kugenda murangura no muri Togo. Cicika wumva hano hantu. Ati yabwiye perezida wa Togo ko ashaka kwikura mu masezerano ya Washington na Doha, kuko ngo nta gitutu bashyira kuri M23, ngo ahubwo we arashaka kurasa M23 akayitsinda bikarangira. Ibi ariko twari nabikomojeho, urabyibuka. Yego. Amakuru M23 yaje kuyabona nayo, noneho utayihutisha amasezerano ya Doha na Washington. Ubu tuvugana nta musirikare wa M23 turi muri Uvira. Bibereye mu nkengero yayo. Uvira bayivuyemo, none akavuyo kaba kenshi cyane, gusahura, guhohotera n'ibindi. Nibyo Wazalendo, Abarundi na FDLR bahise bakora bakigaruka muri Uvira. Igihari ni kimwe, Doha na Washington baraza kubona ko Tshisekedi nta bubasha afite, maze AFC M23 ikomeze igarura umutekano. Ibindi bizakurikira nta gusubira inyuma na rimwe,
bizabaho. Yego. Byaba n'ibyo kuvuga ngo habayeho ngo gusaba ngo Amerika ngo yasabye ngo M23 ngo basubire inyuma, cyangwa se wenda ngo idoha muri Katari ngo basabye ngo M23 ngo basubire inyuma, cyangwa se bino bimaze iminsi biri kubera hano muri Togo kwa Nyasimbe ukuriye umuryango wa UN, avuga ati rwose turi gushaka igisubizo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turasaba ko M23 basubira inyuma. Urumva nabo bakabyubahiriza bakavuga bati reka dusubire inyuma. Icyo bishatse kuvuga iby'umugabo Dashi, wenda nongeye ku byo yavuze Dr Dashi, ikiriho cyo nuko M23 batazigera n'umunsi wa rimwe noneho bongera kumva ubusabe bw'iyo miryango mpuzamahanga yabo Washington DC cyangwa se ibyo bya Doha byose, bivuga ngo bazagenda noneho bagiye kuhaba bamere nk'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Okay, ngayo nguko gusa. Witwa Pulus, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru w'Amajyepfo wa Kinshasa. Murabizi ko ibiro bye byari biherereza Uvira nako za Bukavu atarafatwa. Yavuze ati tayari tugarutse Uvira ndetse na Bukavu ni vuba cyane, nyuma yaho turerekeza Bukavu. Gotese ashatse kuvuga ko naho ubwo iza Sarambwe zigiye kuhava. Ese biraza kuba nyuma ya Uvira birakurikiraho Bukavu? Oya, nagende ubwo se ikintu kiriho urabyibuka neza, iza Sarambwe intambara barwanye bafata uyu mujyi wa Bukavu buryo yari ikomeyemo, baragenda bafata uyu mujyi wa Goma uburyo intambara yari ikomeyemo, barakomeza baza bamanuka hano za Uvira uburyo intambara yari ikomeyemo. Urashaka kumbwira ko ariko se ubwo ngubwo uretse no gushaka gukina, ubundi tugiye kureba twasanga wenda mu rugamba wenda ku ruhande rwa coalition ya FARDC barwanye bakarwana na M23. Ubu iyo ugiye kureba wenda nawe ukora igereranya bakoze iki, umbwira ikintu wenda cyangwa umbwira ahantu batsinze M23 bakavuga ngo barahigaruriye. Aho ugeze wumva bazahava nyine nkuko we uburyo bisobanura, bazahava nkuko bavuye Uvira. Ariko si iyo mikino yayiretse rwose M23 bagiye hari abagiye gukina. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Asigaranye akantu kameze nk'umurizo w'imbeba, niko asigaye ari kuyobora, nako ejo bundi baraje bakamufatane, none ari kwidoga ngo nuko ngo M23 ngo iraza no kurekura mu Bukavu. Yakareka nasubiza amerwe mu isaho, ntabwo biri buze gukora, ntabwo byakunda. Iyi ntambara rero njye ndimo ndabona ko ibihugu bigiye gutera intambara iba mbi cyane. Mu busesenguzi byanyu ibi bigiye gusubiza, kuko niba Kinshasa neza ibizi, Tshisekedi avuga ati ntabwo nzigera ngira gute mpagarika imirwano, ndashaka kubarasa intambara ikarangira ari uko mbarashe. Aho muri AFC nabo barabizi, bivuze ngo ntazahagarara nubwo afashe basuye muri Uvira, bari bukomeze kugira gute kwataka n'ahandi n'ibindi bice. Yego, birimo kuzamuka za Sange, Kamanyora n'ahandi. None urumva biri bugende gute? Haraza kuba intambara nanone ikomeye cyane nk'iyeruka kuba hafatwa Uvira, ariko hari ubwoba nanone yuko ino ntambara ishobora kuri iyi nshuro noneho gusakara no mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu navuga ko ishobora kwerekeza mu Burundi, izi mpunzi ziriyo zo ubwazo ziteje inkeke hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko zavuga ko zishaka gutaha Uburundi bwarangiza bukazikumira. Ikindi, abasirikari b'u Burundi, Uburundi ntibwahwemye kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi ishize, nkuko twabivuze mu makuru yacu gushize, uhereye ku itariki 28 z'ukwa 12 2025 kugeza ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2026, amakuru yagiye hanze avuga ko n'ubundi Uburundi bwongeye kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nacyo ni ikizibiti kigaragaza ko Uburundi bukomeje kwijandika muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyane. Uribyibuka ko M23 yigeze kuvuga ngo abayobozi baravuze ngo
uburundi nubukomeza kwijandika muri iyi ntambara, umwanzi bazamusanga ahari, bamurasira aho ari rero nta handi. rero birenda kuba, dore impamvu byenda kuba. Akanya amakuru arimo aratugeraho muri uyu mugoroba aravuga ko ibigiye kuba, Ndayishimiye agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ngo aherutse no kwivugira ngo muri 2027 ngo araba yarapfuye. Yavuze ko atazaba akiriho, niko yavuze. ngo ntabwo abizi ntibazaba akiriho. Mbese urumva nta cyizere afite cy'ubuzima. Biraza guhura n'iki kintu rero, aka kanya ngo Ndayishimiye Evariste hamwe n'umujyanama we mu bya gisirikare bamaze kohereza batayo imwe muri Uvira. Kano kanya bamaze kohereza batayo enye muri Uvira. Batayo ebyiri ngo nizigomba gukora urukuta kugira ngo M23 itarara igarutse muri Uvira. Komeza. Indi nigomba kohereza intelligence mu baturage, hanyuma indi igafasha gushaka abanyamurenge bari Uvira kubahiga. Ngo ni batayo ziki enye, ebyiri zigomba gukora urukuta, ngo hasigaye izindi ebyiri. Imwe ikajya mu baturage gukora ubutasi, indi igatangira guhiga abanyamurenge. Ibintu ntabwo byamugwa amahoro, birimo kugenda bihindura isura kanya ku kandi mwitonde. Hano ni intambara iri buze kugora niyongera kugira gute gusubukura. Ni intambara iri ikora ku bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Ikintu kiriho nk'uko uyu mugabo aherutse kubitangaza avuga ngo ntabwo abizi ntibazagera muri 2027. Si umwaka utaha. Ndakubwiza ukuri, wagira ngo hari yarabyeretswe. Burya nta nkuru ivugira ubusa ku musozi, kuko nawe yabyivugiye bimuturutsemo. Ndagira ngo utangarize ko ibintu biraza kuba ibindi nyuma y'uko akomeje kwinangira agakomeza kohereza ingabo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu biraza kuba ibindi. Intambara igiye kwimukira hehe? I Burundi. Noneho ubu ntihagiye kubibona neza. Yes. Oya, kuva noneho atavuye kwizima kohereza abandi basirikare kandi bumva ko bafite intention yo gukomeza gukurura ibibazo, urumva ko nta kindi kiri buze kugira gute, kiri buze kuba cyaba. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga barimo kugenda bagira gute, bavuga bati nyamuneka birimo kuba ni ibiki. Bati abaturage bakomeje kugenda barenganywa, cyane cyane abo muri abanyamurenge. Bati insengero basenye, batwitse, ibiki byose biraza kugenda gute muri rusange. Kuri ubu rero barimo kuvuga bati ibintu bigomba guhagarara. Ninde uri buze kubihagarika? Nta kundi, ubwo intambara iri buze kuba mbi cyane. Ngira ngo ntabwo iminota twihaye yari yagera se. Ntabwo iragera, iminota iracyahari. Igera kuri 12. Iminota 12. Aha. None se mu gihugu cy'u Rwanda ubu nako mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, si ibingibi si byo twaba tugize tuvuze? Nibyo twaba tuvuze, hanyuma tukerekeza mu zindi nkuru. Witwa Patrick Muya yahise ajya mu kiganiro n'itangazamakuru. Patrick Muya ati umunsi ku wundi mu by'ukuri papa ari we Rwanda ndetse n'umuhungu we M23 ati bakoze umupango, hari umupango bakoze. Ndetse ngo bashishikariza abanyamurenge kuba mu by'ukuri bajya muri uwo mujyo, by'umwihariko ngo babateye ubwoba. Ati bashyizeho za bisi nta n'isoni bafite, babasha kudipotinga bamwe muri bo cyangwa se gutwara bamwe muri bo, ngo mu rwego rwo kugira gute, mu rwego rwo kubanipira cyangwa se kubakoresha mu bikorwa byabo by'umwijima.
ati nk'uko mu by'ukuri twamaze kubimenya bamaze kohereza infiltrated ni ukuvuga abacengezi mu mujyi. Misiyo bafite ngo ni imwe, ni ugukomeza gukora ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane bigamije kwataka Abanyamulenge. Bateguye kawo cyangwa se ibikorwa bibi cyane by'umutekano muke by'umwihariko mu ijoro. Ati muri Uvira Guverineri Purusi yahamagariye abantu gutuza ndetse n'amahoro. Abanyamulenge bamaze kuvuga oya kuri wo papa ndetse n'umuhungu we. Gusa ndimo ndabona kugeza kuri ubu ngubu abantu bagiye baramusubiza baravuga bati ntabwo vuga uvuye ibyo ngibyo urimo uravuga ntabwo ari byo. Ati kugeza kuri ubu ngubu icyizere mufite cyangwa se umunezero mufite n'uw'akanya gato. Ati niba mukeka ko mwakoze ibintu bihambaye cyane mugerageze mwataka ibirindiro bya AFCM 23 muraza kubona ikiba. Abo nabo muri 23 abandi bakavuga bati wowe ibyo uvuga ntabwo ari byo. Urumva impande zirimo kugenda zigira gute zivuga ziti zivuguruza njya baterana amagambo, intambara y'amagambo. So hanyuma ikindi kintu gihari nuko ku giti cyanjye niba AFCM 23 ifite wa mugani imisozi ikikije Uvira ahubwo abantu baje kwiyahura. Baje kwiyahura buretse uraza kumva ibintu biraza kuba mu Misiri imbere. Baje kwirira se umuceri wo mu mujyi. Ndetse ubu wambwira ko ibi bintu biri kubera hano muri Uvira nibyo nakubwiye tugitangira. Ntabwo mama 23 bakomeza kurebera ibi bintu. Ni kare. Urabona kiriya gitero giherutse kuza cya drone hari igoma Samasisi kigica bari abantu bangana kuriye. Ntabwo rero bakomeza kurebera ibi ngibi n'ubundi bongere babona abantu bicwa muri ubwo buryo muri uwo mujyo. Reka bagomba kubikumira hakiri kare. Ikigaragara cyo ni faiblesse rega y'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So reka dutegereze ikiri buze kuba mu by'ukuri kuko ibyo ari byo byose abayobozi ba FCM 23 bagiye gufata icyo cyemezo baramaze gupanga uko bizagenda byose. Hanyuma ikindi twababwira nuko mu gihugu cya Uganda ibintu uko byifashe za mvururu abantu bavuga ngo zishobora kuba nyuma y'amatora ntago zizabaho. Uyu mugabo witwa ngo ni Muhozi yari amaze iminsi ari gutwa umuteguro wa mugabo. Wabonaga avuga ariko nimugoroba yagarutse kuri X. Yavuze ntabwo nagiye kora intuza ye ngo ndebe. Yavuze by'umwihariko misiyo yamuzanye n'imwe kubyina ku mubyimba. Yego no gukina ku mubyimba uyu mugabo Bobi Wine. Byaje kuri Bobi Wine yasohoye video ku munsi w'ejo avuga ati ngiyewe nkiva gutora urugo rwanjye bararugose. Polisi n'igisirikare atari ko nkoresheje ubushobozi mfite nabashe kubatsika. Ubu ndahantu safe place niko yavuze, ahantu hari umutekano hatekanye yizewe. Moza aravuga ati se ahantu hatekanye urimo uravuga ni muri toilette yawe. Ati nta muntu urimo uragushaka rwose wo. Ntawe wikwihanyanyaza wijya kumvikanisha ko hari ibintu byacitse. Arongera aramubwira ati ukuntu urimo uratakamba muri aka kavideo nibwo buryo nakoresheje nanjye ntakamba ngo ngere ko bita Beyonce ariko biranga by'ubusa. Ati naratakambye kugira ngo mbone ko yangirira impuhwe ariko wapi nta cyakunze. So aboneraho no gutangaza uko ngo yishimye muri uwo mugoroba. Aboneraho no gutanga ikibazo mu rwego rwo gutanga amafaranga. Urumva yari amaze igihe kinini atagaragara kuri X, yari ari mu bikorwa byo ariko amakuru ahari nuko hari ababigerageje guteza akavuyo ariko tayari 12 babiguyemo,
bararashwe. ushobora no gusanga no mubare unarenga kuko iyo mibare igitangajwe hari abapfa nyuma wenda hari abagira gute gusa baratinye biragaragara ko nta muntu wenda kujya mu muhanda. Nahoze mbona umuhungu wa Muhozi nako wa Bobi Wine witwa Salomon Kampala abwira abantu ngo bahaguruke ngo babyuke ngo baharanire uburenganzira, ariko kareba uyu bivuga haryamye mu bihugu by'amahanga za Burayi na hehe ari kumwe n'umugore. Wowe uri Kampala urimo uragira gute urajya kumupfira kubera iki? We yaje se ahubwo abantu benshi n'ubundi bamubwira ati se wafashe indege ukaza tukakujya inyuma basi ujya imbere tujya inyuma. Nanjye niko namubwira. Abanyapolitike ni abantu abanyapolitike abantu iyo batarebye neza ari igihe babashuka. Hari impamvu wenda zituma abaturage bose bajya muri icyo kintu revolution mwese mukabyiyemeza, ariko hari n'igihe bagushuka ukabona nta n'ikintu wowe wunguka n'ubundi uri bwungukemo. Ubundi ikintu abantu bose bagakwiye gukora ni ikintu ubonamo inyungu. Ku muntu we ufitanye ibibazo n'ubutegetsi bwa Museveni birumvikana yajyamo, ariko udafitanye ibibazo nawe kwaba ari ukugushuka. Bobi Wine we ngari muri safe house nako safe place, hanyuma waragushuka ngo genda we kuki yagiye kwitsimba se ari umutekano yaje tukamujya inyuma akaba ari no dushira imbere ahubwo. Ibi ngibi abantu mu minsi iri imbere ntawe uzongera kubyemera ibintu nk'ibi. Gusa yanagaragaje n'amashusho agaragaza ko hashobora kuba hayibwa amatora amajwi, ariko urumva ibyo byose biragaragara ko ibi byose ntacyo bivuze, nta kintu bivuze ko byatanga, ntacyo biri buze guhindura ku byo twamaze kubona. Ibi by'umunwa ntacyo bivuze, ibi ntacyo keretse wenda uzanye imbaraga ukavuga uti ntangije intambara ya gisirikare, cyo nta kintu. naho ibindi byose ni zero cyangwa se uzi wenda nk'ubwo rero turi kuvuga tuti Bobi Wine yatangije intambara, afite igisirikare gikomeye cyane, arimo arashaka ko Museveni ava ku butegetsi agafata ubutegetsi. Ibyo byonda byari kumvikana intambara y'amagambo kujya ukavuga gutyo. Umusaza yari amaze no gutangaza ko yatsinze amatora ku majwi 71.6% kw'ijana. Ibi ni zero waka ntacyo bivuze. Reka dusoreza aha. Mbere yuko dusoza reka twerekeza ariko mu bijyanye na siporo. Kanya gashize ngira ngo ni Rwanda Premier League 2025-2026 ikipe ya APFC yari irimo yisobanura n'ikipe ya Al Merrek. Ngira ngo umukino uko uje kuba urangira byanganyije ubusa ku busa, bagabanya inota rimwe. Ikiriho cyo nuko Al Merrek bari bayitsinze igitego. Ikipe ya PRFC yagerageje kwitsinda igitego ariko ngo umusifuzi yacyanze, ngira ngo nawe wabibonye we by offside, ariko ibi ngibi sinzi niba biraza koroha kuko yatereye umupira kure. Uburyo nabibonye mbonye nabonaga atari offside, ariko bati ni offside. Biraza kugorana rero, cyangwa se ndabizi ko abareberera ikipe ya PRFC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, uko byagenda kose nabonye bari krama iyo habaye ikosa, mbese ukabona ko bashigikiye ikipe yabo. Baraza kubikurikirana barebe kuko niba ari offside cyangwa se niba atariyo. Uyu musifuzi rero uko byagenda kose urumva ko bamukanira urumukwiye. Hanyuma rero ku munsi w'ejo hashize ngira ngo warabibonye ikipe ya Rayon Sport yari irimo yisobanura n'ikipe ya Al Hilal. Al Hilal yayitsinze ibitego bine ku busa, ari nabyo abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga bati umutoza arimo arakina n'amarangamutima yacu. Hari abantu benshi bakomeje kugenda biyahura, harimo na wa musore w'Urwamagana ni Kayonza uherutse kwiyahura ngo yatsinzwe kubera ko ari umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo byose rero nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino, ngira ngo nabyo wenda tuzajya tugenda tubinyuramo gake gake. Ariko ku ruhande rwawe uko wabibonye yari offside hagati ya PRFC ndetse n'ikipe ya ndetse niba amategeko barayahinduye kuko ibintu bihinduka buri munsi, ariko uko nsanzwe mbizi ntabwo iriya yaba ari, ntabwo haba habaye kurarira ko wateye umupira yawutereye kure.
ikindi ngo nta n'umuntu unarebye nk'uko nabibonye, nta n'umuntu wigeze wenda akingiriza nk'umuzamu ngo bigaragare ko wenda nyine iriya shoti yahuye n'umuntu noneho wenda bigakingiriza umuzamu ntabone neza ku buryo ashobora kuyikuramo. Ariko umutipe yarekuye umukwaju uragenda werekeza mu izamu, umunyezamu ntiyamenye ibyabaye, ariko umusifuzi ngo ni offside. Ibi rero biraza guteza impaka zikomeye cyane mu ikipe ya APR FC. Uzaba ureba amakuru arasohoka ku munsi w'ejo, ubusesenguzi buraza gukorwa, uzaba umbwira ku munsi w'ejo ukuntu bizaba bimeze, bizaba ari ibindi. Ariko nyine baramutse bahanye umusifuzi bashobora kumuhana wenda nk'igihe kingana n'ukwezi adasifura ikipe ya umuntu nkuriya ikintu nka kiriya kimuhamye bajya bamwirukana burundu. Nanjye niko abandi batanga babisa abandi bakora akazi bashoboye. Nanjye niko mbyumva, niko buriya iyo ahantu hatari n'ibihano niyo mpamvu amakosa akomeza kuba. Dusoze hari andi makuru, reka dusoreze aha ngaha. Dushimire cyane abantu babanye natwe, hanyuma ubwo amakuru yacu nakagaruka. Dushimire cyane Bwana Emmanuel. Yesu urakoze cyane, nanjye reka ngushimire. Sawa ubwo bye. Yego.